twerekera ibyicaro kumubona rwose hariya aba bashyitsi nabo bari mu marembo abatwerekera ibyicaro kugira ngo tuze gukomeza gutaramana. Mana yo mu ijuru, Mana ibera hose icyarimwe, turagushimiye kuko dukunda izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duteraniye mu rugo rw'umugaragu wawe, duteranijwe n'ubukwe, kandi ubukwe niwe wabuhanze Mana, turagutumiye kugira ngo nawe ubutare. Abaravuga amagambo y'imisango, abaratanga ibyo gufungura, ndetse umuntu wese uragira uruhare muri buno bukwe ashorerwe nawe. Ntabwo tugutotesha amagambo nk'abagutegeka, turakwizeye, dusabye kwizeye mu izina rya Yesu, amen. basanze hano muri iki gitaramo mwimikije. Yego. Nkimara kuvunyisha rero mukama kariho. Yego. Numvisha ku mutima wanjye hahehereye rwose, hongere hahehere nta kibazo, turi ku mahumbezi. mwese dore Karame. natinze uvuge ko nishimye. Yego. kandi nkaba nshimishijwe n'umuryango wawe. Yego. wamakanya se akubwira ikingenza iki ku mutima. Reka mbere yo kugira ngo utavunika, ahari usanze hano turi mu gitaramo nk'uko umusangiza bitekerezo yabivuze, reka nsabe abo twatoreje hamwe kugira ngo banze nkwakire. Rega buriya wazindutse kare cyane. Babitoje bagira gahoro bitonze gakeya gutyo, kuraho agapfukiro kago neza, ni kuriya gutyo mwihera ijisho rwose. bari abantu bakobwa ati ibintu byo mu kiyaga ko bitoroshyera. Ubuki tunywa ni ubu ngubu. amashyi menshi dushimire ababyeyi ati ku buzima bwacu bwose. ubundi ugende uruhuke ushyike uranze utuze rwose, ndahari. Sore zana n'abagabo b'ibikwerere, nababonye. zana n'abategarugori b'amajigija. Yego nababonye. Abo bose turi kumwe. Twaje muri ibi birori, twari twamenye ko mufite ibirori. Iki gitaramo ntabwo twari kukiburamo nk'abantu b'inshuti z'umuryango wa Mugemangango. Yego. Rero ndatinze, ubutore data yantoje yambwiye ati mbere yo gutarama uzinjire mu gitaramo ariko ntukagenda imbokoboko. Shimiye ko mwanyakiye muri iki gitaramo, kandi nkaba nshimiye ko tugiye no kugifatanya. Yego. Imihererano ngiye umva wavugaga ubuki nabwo ni ubuki bw'akanaki. ngira ngo rero uza gukuraho urupfuko. Yego. uraza kumbwira kwa Mugemangango buriya iyo twakoze ubukwe iteka ryose baradutwerera, na bariya bose ureba twakoze ibirori, ariko wumvise ngo kwa Mugemangango habaye ubukwe hazana intwererano. Nawe rero turagushimiye, reka nsabe kugira ngo umwana bayishyire mu zindi. Yego. Ninza kwijura ariko ni nyinshi, hari igihe ndibuze kugera kuri iyi ubundi nakuze. Reka ntabwo yahevuka gusa. hanyuma rero nusabagira icyo asabiraho. hanyuma umuryango rero wa Mugemangango naho nuza kumva iryo jambo, niba muri kuryumva neza mukabona muri burishime, ni ukuri pe. uyu mutobe uragukwiye n'umuryango wawe rwose urabakwiye. amashyi menshi n'impundu. uyu mutobe harya ngo yanumvise neza, ubushize waraje ndabyibuka, uraza uratubwira ko kwa Mugemangango bashimye umukobwa, ariko rero nje no kumufatira irembo tukubwira ko hari amarembo abiri, uhitamo irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, hari n'irindi ntiriwe nsubiramo.
none uti nje guhamya inama, nanjye ndacyabyemera kwa Mugema ngango dufite abageni, ntugire ikibazo. ashimye niba narira jambo nabo banezezwe nuko nabakiriye, murakoze rwose. Dona Karame erega ntabwo nari natuza. ayo se watuje ko nakwemereye waje usaba umugeni, none umugeni nakubwiye ko agihari nta kibazo. Umugeni aracyahari, ariko nanjye mfite n'ibinyamuneza neza nabyo. Yego se wagize ngo naramutanze byo kubona, ariko dukomeje kuganira neza. Buriya nk'uko bigenda mu muco wa Kinyarwanda, habaho no gushimira. Si ubagize ngo ngiye ijambo rimwe, ndagushimiye kuko umpaye umugeni. Yego usigaye unyemerere usabe. Ati umugeni arahari, Donata ati umugeni arahari. Noneho rero Bizimungu nawe ubwo umugeni ahari rwose kumusaba umuryango nubyemera umusabe. Se banyamuryango umugeni arahari, niba hari ibiganza byanyu kandi niba mwana ngo nsabe nakwemereye ko ahari. Reka rero mbaza ahubwo niba buriya umugeni hari ibyangombwa bibanza kigishwa na nyirasenge kamutoza, ngiye kubaza niba bemera kumutanga, ariko abageni bo turafite sinumwe. Niyo mpamvu nakwemereye, ntabwo waza udusaba, ntabwo twakwiba umugeni, ariko ngiye kubaza. Ngiye kubaza ndagaruka mbaze usaba uwo ari we, niba bambwira ko hari benshi bageze igihe ndaza nkubaze usaba uwo ari we. Nanjye ntabwo nongera kujya kuri iryo jambo. Dufite abageni benshi, tubaze niba mu bageni bahari, nubwo batavuze izina ariko hari benshi bafite imyaka y'ubukuru, kuko hari n'abakiri batoya batari bagera igihe cyo kugira ngo batange, ariko ngo dufite batanu bageze igihe. Urabajyana bose, urashaka umwe? Niba ushaka umwe urashaka andi? Uru rugo koko ndabizi rufite abageni kandi rwagahorana abageni. Natwe twari dusanzwe dushingirana duhana inka, urabizi Donati. Yego. Tukaba dufite rero natwe umuhungu witwa Twizeyimana Jackson. Yego. Akaba yarakunze umukobwa wo mu rugo, umwe muri abo ngabo wambwiraga witwa Nzayisenga Beata. Nzayisenga Beata. Ndabizi ufite benshi, ariko n'ejo nzagaruka, n'ejo bundi nzagaruka, ariko nshaka uyu munsi Nzayisenga Beata. Nzayisenga Beata. Ngira ngo Nzayisenga Beata harya Bizimu ubwa mbere tugushingiye. Ubwa mbere? Ubwa mbere tuba tugushingiye mu muryango wanyu. Ntabwo ari ubwa mbere, kandi nakubwiye ko dusanzwe dushingirana tugahana n'inka. None se niba atari ubwa mbere, nje kugira amakenga uvuze Nzayisenga Beata arahari, ntuze kugira ngo ntahari. Yewe ari no muri ba bandi batanu, ariko abo duheruka kugushingira baraho nta mahoro, ntabwo aheruka kuza kugira ngo ubohereze basuhuze Mugema ngango, kandi yari abakumbuye. Ese nitugushingira Beata nanone akiyongera muri babandi twagushingiye ubushize, aho ntuzajya umwibagiza umubyeyi kandi aba akimushaka. Oya ntibikabeho, kandi nakubwiye ko twazanye, ahubwo reka begere ejuru. Nabo baje. Nicyo nashaka. Ntabwo reka turebe arabakumbuye. Arabakumbuye. Ariko wegere hino. Reka nze rwose. Wegere hino, buriya bananiwe nabo baba baturutse. Nibyo birumvikana, ariko nibatuze batekane rwose. Kabasawe aho bicaye begere ejuru.
yegereje tubaha amashyi rwose bazi kugira ngo amaso muraho neza witwaga Muroromwere disi yego none ndabona rwose umaze kubishigisha yo umuryango wa Mugemangango rero ngura gutashya cyane ngo mutahe yo nzamutu muraho yo ubu wabaye mama ndetse nabaye mama byishimo mama byishimo kera witwaga Nzamutuma twaragutuma gukabanguka ubu uracyafite izo mbaraga yo ngaho ni mubakire abakobwa b'iwanyu ati mwakire abakobwa b'iwanyu kandi baje neza yego murakoze mbere yuko nanjye nemera njye ariko ku rwanjye ruhande ndi kubona dukurikije n'abo twamushyingiye yabafashe neza ariko reka mbaze nyirasenge nabyemera rwose ibyo ni ibyawe ndakubwira usabe uriya mubyeyi asanzwe aturerera namureze neza cyane afite umuco afite uburere amashyi menshi n'impundu rwose none turi ku manywa y'ihanga karame uwatumye atuma wowe yego nawe ingerereyo yego ushyikirize nyirasenge w'umukobwa mubwire uti uyu ni umutore wawe kandi buriya ngo utuma neza utuma umwiza atuma umukuru cyane uramushimiye ku ijambo avuze rwose muzajya wuzuzamo ubwatsi inka yacu izajya ihaga ntabwo uzashyiramo kabiri yego ati niyo saho turayakiriye amashyi menshi rwose kuri iyi misango myiza rero yego turafite ikibumbiro igiki ikibumbiro yego hano inka zacu zishokera yego noneho uzajya udaha amazi ufunguza kuraho hano hirya ati icyo ni igicuba iki ni igicuba yego uzajya udaha amazi uri kuhira inka ushyire mu kibumbiro inka zacu zishyira inyota yego ndabona bizimu ntago nakuvuna natwe buriya kwa Mugemangango turoroye natwe nsanze ariko tubigenze urakoze cyane Imana iguhe umugisha amashyi menshi n'impundu bidatunguranye izi nkwano z'ibanze wampaga isigaye nawe ngiye kukubwira uko bigenda kuko nzayisenga wumvise izina rindi ahabwa n'Imana ni umukobwa wabyumvise niyo mpamvu rero waje gusaba umukobwa ngiye kugukosha ni inka zirajya mu zindi kandi zizanasangira kuko tuzi kumenyereza na za zindi wakoye ubushize zamaze kumenyera kandi zarororotse ndacyakubwira irindi jambo ngo Imana iguhe umugisha ngira ngo tudatinze rero Bizimungu mu gihe ngiye kugukosha reka ne kwiharira ijambo unkundire mvugishe umuryango tumenye niba wikwije ariko ubundi mbere yo kugukosha nagira ngo nkubaze icyiciri ubarizwamo mu Rwanda tugira buri ibyiciro bigeze kuri 3 urambwira icyo ubarirwamo kugira ngo tujye kubyigaho tugukoshe hari icyiciri cy'aborozi hakaba n'icyiciri cy'abatunzi uri kunkurikira hakaba n'icyiciri
cya kindi bita icy'abaherwe, aborozi, abatunzi n'abaherwe. uba mu kihe cyiciro? Dona rero iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane, yego, ariko kijyanye n'igisubizo. yego, umuryango wacu sinanjye njyenyine, yego, turi abatunzi. muri abatunzi. Abatunzi izo dutunze ntabwo tworojwe na Girinka. Yego, Girinka yaje dutunze, ahubwo natwe iyo bidushobokeye tworoza abandi. amashyi menshi n'impundu rwose. iyo nsanga muri abaherwe bonere kuguca imodoka, kuko abaherwe bakwa imodoka, ubwo rero muri abatunzi, reka ndaje ndakubwira, ndakuvugisha. ngira ngo umuryango urongera urantumye, urambwiye ngo umukobwa Nzayisenga aberanye n'inyana nziza, inyana y'umugomba kwima, iri mu nku utunze z'umuryango wanyu nyirizina, mutavanye ahandi. Niba irimo rero, ngira ngo niyo mwaduha, niyo umuryango wifuje, kandi ngo barazizi zawe buri baguraniye babimenye. Ati inzuri zacu zombi ziba hamwe, ngo barazizi, ariko Bizimungu nawe ndabizi ko Dona Karame, ibyo uvuze ni ukuri. Inzuri zacu n'ubundi ziregeranye, dutizanya imfizi tukatizanya amajigija. yego, ubu rero cyagiye nkiva hano, yego, nari nzi yuko rwose ntashobora gusaba umukobwa ngo sabire ku mutobe gusa ngomba kumukwa. yego, Buriya nahise inyana 8 z'indobanure, yego, zigeza muri rwa rwuri rwanyu. amashyi menshi n'impundu rwose. Inzuri zegeranye rwose, wabwira veterineri akanyaruka agakubitaho ijisho. Ubu zirimo zirikwerera, zigiye kuduha amata. Bwira veterineri agenda akubitaho ijisho. Ati zageze mu rwukera rwose. amashyi menshi n'impundu. ngira ngo nawe Bizimumenya nawe uri mu bisubizo, ngukosheje inka imwe igomba kwima, noneho waribwirije uzana 8. Rwose ntabwo uriya mukobwa, ntabwo namukwa inkima. uri umuntu mwiza cyane, maze uzaze tuguhe n'undi. Urakoze cyane. Ati ariziwe cyane, ati tuzanakongera. ngira ngo rero nanjye mu gihe kitarambiranye, ariko kandi nanone wahoze umbwira ngo wafite umusore, ngo niwe uri gusabira, ariko nawe waje uri inyuma. aho Bizimu, umusore wawe ubundi muri kumwe, wamusize mu rugo, bimeze bite? Twazanye usibye ko abana b'iwacu tubatoza umuco bakiri batoya. ngize ngo batwumviriza. Ntabwo yari kuza kutwumviriza ngo yinjire mu gitaramo tutamuhaye umwanya, ahubwo ubwo mumuhaye akanya, kamubwire agejeje muri ntore bari kumwe, yegera imbere. Ati si njyewe wisabira rwose, umusore wanjye ari mu gikari, reka muhamagare. Hanyuma rero ndabona abasore beza batambuka neza cyane, benshi cyane rwose. Bavuze yuko dufite abakobwa benshi, none bazanye koperative y'abasore. Hanyuma rero reka saba aba basaza mbafashe gatoya. Bizimu, reka mbafashe gatoya, kuko ndabona hari koperative y'abasore benshi cyane. Mujye ku murongo, mugiye fashe. Yego, ajya mbafashe turebe. mumfashe rwose. Koperative yego, yaje kugira ngo nzamenyemo kugira ngo uwasabira biragoye. Kandi Bizimungu nawe shaka kubona aba basore bose basa, kubera n'iminsi myinshi naho baba bari mu nzuri hirya no hino, akaduha wowe utari we.
reka twibarize ikibazo, reka twibarize ikibazo bari abasore, ariko reka nere kubagora. Reka sabe Jagiso atera intambwe ebyiri yegera imbere, hanyuma nitubona ari we tumwakiriza amashyi menshi n'impundu. Intambwe ebyiri, amashyi menshi n'impundu rwose. Reka ko mwaba ari abasore nta wundi waza atari Jagiso. Menshi rwose ati ndabaramukije babyeyi beza, reka baha umugisha musuhuze. Donati nawe ati reka rwose numve ko akwiriye umukobwa wacu, Uwiteka guha umugisha. Bizimu, ngeze ikibazo. Jackson uje gusabira niwe yagize impanuka aho mwanyuze simbizi, koze mu Rubavu numva aranye. Ati uyu muntu ararwaye rwose mu Rubavu aranye, ati ubu biranyobeye. Ngeze ikibazo none Bizimu tubanze tumujyane kwa muganga. Ngeze ikibazo rwose. Bose dona wivunika. N'ubundi icyo kibazo najya nzi yuko asanzwe agifite. Yego. Arabura Urubavu. Arabura Urubavu. Burya rero yavutse se cyangwa avuyemo muri koza. Burya rero Imana irema umuntu. Yego. Yaremye umugabo. Yego. Imukuramo Urubavu rumwe. Imukuramo ubufasha. Yego. Ubu rero urwo Rubavu nirwo ari kumwe. Rwubatse urungano rwacu, hatara rwubatse rwose. Ati bose rero nahoze kubwira yuko kwa Mugeme ngango ntacyo waza gusanga ku Kitimbe. Ari abageni turabafite ndetse n'inka turazifite. Kuba rero wasabye umugeni, abageni we nakubwiye ko ari benshi kandi nawe urababona, ariko kandi wifuje Beata. Beata rero ngira ngo uramureba, nubwo ubona ari kumwe n'amajepe, ariko kandi niko yatojwe. Bari amajepe hari icyo ashinzwe, twarabatoje rimwe na rimwe tukabwira ngo bajye baseka aho bikwiriye, basekere n'ukwiriye, udakwiriye ntibajye bamusekera. Ariko kubera yuko tuziranye, reka bamundekere gatoya, bamume gakeya, ndongera mubasubize. Nzayisenga rero murakoze, muri mwatumye nsarara cyane namwe. Ngira ngo uyu muryango wo kwa Bizimungu waje hano iwacu ubwo twari mu gitaramo twishimira amateraniro makuru tuvuyemo. Bahageze bati twishimiye intsinzi yanyu, ariko kandi tuje no kubasaba umugeni. Twatangiye tubabwira abageni dufite, bavuga ati mwivunika turashaka Nzayisenga Beata. Beata umwana wacu rero twabajije umuryango bose baremera, baragutanga. Twagukundaga, twavuganye na Bizimungu atubwira yuko azagufata neza utazahogora.
n'ikimenyimenyi bakuru bawe bagezeyo bafashe neza yabanze kubatwereka. Yego wajyaga uduha amata tukishima, wajyaga gukura ibijumba wabironga ntiturumirwe tukumva twakugumana, ariko kandi twaje gusanga dusabwe nta kundi byagenda, maze nawe uzaba umwana mwiza. Izimo ntabwo nisubiraho rwose, ndacyakubwira ko yatari uwawe. Yego uriya muryango hariya rwose ukuboko hejuru gusuhuze. Ndikira hano n'ababyeyi bakureze kugira rwose wayambirije ukuboko hejuru. nawe abonye impano nziza ihebuje izindi mu buzima bwe. Beata amashyi menshi y'impundu dufashe kwishima Jackson ati nawe sinzi igihe nsigaje ku isi. Isatu mwana wacu turamushimiye mu muryango w'Uwiteka umugisha. Reka dusabe n'umubyeyi nawe uri kumwe na Innocent hafi. Urakoze urakaza neza iwacu, ati Uwiteka aguhigisha. Wa munsi twari dutegereje urageze turanezerewe, mutweretse ibirori bageni beza, iyo sayo urukundo ibabera impamba, mukomerwa amashyi urwunye n'impundu za kibyeyi. Mwatubereye beza turizihiwe, murizihiwe, mwatubaniye neza turizihiwe, murizihiwe, mwatubereye imfura turanezerewe, muranezerewe. Urukundo rwongenzi mu buzima, mwagura amarembo urugo n'urugendwa, turasaba Imana ibagwiriza imigisha, mutunge mutunganirwe, mwatubereye beza turizihiwe, murizihiwe, mwatubaniye neza turizihiwe, murizihiwe. Yego rwose, ati mukunzi wanjye, aba babyeyi bacu badutoje uburere bwiza, natwe dutewe ishema no kubambika ikamba ry'uburere bwiza. Ati mubyeyi wanjye mwambereye umukunzi, nanjye rwose nejejwe no kubambika ikamba ry'uburere bwiza, kandi iki ni ikimenyetso cy'uko tubishimiye.
ndetse tunabanezerewe ati rwose mubafashe muri bambike neza rwose, hanyuma abandi natwe tunejejwe n'iri kamba
agaciro. murakoze cyane. ndagira ngo mubaze uhagaze aho inyuma y'umuryango. Imana iguhe umugisha. none ibyo umuryango wasabaga Jackson byose yarabitanze kandi umuryango waranyuzwe. Byose yarabitanze kandi umuryango waranyuzwe. niba ubihamya urazamura ikiganza uvuge ko ubihamya. Ndabihamya. Uwiteka aguhe umugisha.
y'urugo rwanyu. Reka dusabe kugira ngo namwe mushyike mu byicaro byanyu mu gihe tujye gukurikirana izindi gahunda. Ikibazo babajije mu kanya baza mutacyumvishe kuko muramutse kuko munezerewe ntabwo nakabashubije kugira gutya ngo mwifate. Mana ni nziza ntureba Mana ihabwe icyubahiro. Ngira ngo muri uyu mwanya turanezerewe cyane kandi dushima Imana kubw'umunezero wa Jackson ndetse na Betty baduteranije hano. Reka mbabwire Jackson, njyewe wicaye hano imbere ndi kubireba neza, uduhaye inkuru y'ibyiza tuzabana mu Rwanda hose, kuko abantu bari bicaye hariya hirya mu Rutsiro cyangwa mu ntara ya Sure nabonaga batangaye bareba ibintu batigeze babona. Ni ukuri urakoze, Imana iguhe. Mana nziza, tugeze mu mwanya mwiza rero kugira ngo duterane tuziranye twakirana. N'ubundi ndaza guhera ku bantu bo mu ntara ya Sure bari hano kuko aribo baraza kudufasha kwakira n'abandi bashyitsi. Mbese abantu bo mu ntara ya Data wa twese turagushimiye, tugushimiye uburyo watugiriye neza kuva mu gitondo, ukabuduhaye umugisha wo kugera hitiriwe izina ryawe ngo tuba abahamya no gushyingiranwa kw'abana bawe. Uhabwe icyubahiro. Turakuraritse kuko watashye ubukwe bw'ikamba ugakoramo ibitangaza, abari gukomeza kuganza muri ubu bukwe, maze abageni bahe umugisha kandi urugo rwabo uzabe inkingi ya mwamba, uzagukomeze. Maze Pastor umuhe imbaraga n'umugisha, abatashye ubukwe bose bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu.